miliyoni 250. Niba ukeneye kugura inzu, fata umwanya ubanze urebe ubwiza bw'iyi nzu. Urabibonye, ni etaje nziza. Ubonye uduce tumwe na tumwe tw'ingenzi muri yo, ariko noneho reka noneho ubu dutangirane n'abantu bashaka kugura inzu. Wicare ufate iminota yawe 10 uvuge ngo ngiye kureba inzu, ngiye kwitegereza etaje ya mbere ihendutse nziza mu mujyi wa Kigali. miliyoni 250 nuzizana cash, turahita tugukorera mitasiyo y'iyi etaje iri ku muhanda wa kaburimbo ahantu heza hano mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Kanombe, hafi neza ya Military Hospital. Ubu rero ngiye kubana nawe nimba uri mu diaspora wari ukeneye kugura inzu ya Byungura. Niba uri umuntu ukeneye kugura inzu waturamo na famiye yawe yisanzuye, yubatse mu buryo bukomeye, iriho amarange meza, iri complete ku bintu byinshi, yaba ari complete muri quartier, yaba ari uko yubatse ibiyigize, ngwino ushore kuri iyi nzu igabanyirijwe igiciro. Ni miliyoni 250. Uri kubona rero inyuma hayo wayibonye gate, ngira ngo noneho wakinjira hano imbere tureta duhura na parking ishobora guparikamo imodoka 4 z'amajipi. Ubwo kandi mba ndi kugenda nkusobanurira nkwereka amapave arimo, uri kuyabona, urabona ko buri kintu cyose. Niyo mpamvu mfata umwanya kugira ngo ngiye kukwereka iyi nzu, ngiye kukwereka uko imeze, uko igaragara. Izi ndabo zizengurutse parking nazo ukazibona, urabona ko ari indabo zigaragara neza. Mu minsi iri imbere zizaba zisa neza cyane. Buri kice cyose ndakubwiye ngo ndakikwereka neza. miliyoni 250. Iyi nzu uri umuntu urenterese, ufite gahunda yo kuba wagura inzu yawe iri ahantu hari safe ku muhanda wa kaburimbo, etaje idahenze, zana miliyoni 250 guri nomari. Yewe niyo waba uri umuranguzi uvuga ko akunda urangura inzu ukazayisubiza, iyi ngiyi nyuma y'igihe gitoya yakunguka. Ifite ibyumba 5 na douche 5 na salon, ifitemo ibice binini. Reka ninjiremo imbere ndeke kubatindira, ariko design nayo wayibonye, ni etaje isukuye. Rero turahera hano kuri iyi terrasse. Ifiteho terrasse hano imbere y'umuryango izengurutse kugenda kugera hariya hose. Urabona nayo ni terrasse nini nziza, yubatse neza cyane. Kuko impamvu mbwira ngo yubatse neza, inzu ziba zifitemo umwanya gutya zidafata ku gikuta, biba ari ibintu bisa neza. Ama design agiye ariho, amarangi agiye ariho, ibintu byose biri very perfect. Uri kubona ko ari etaje nziza maginga. Reka manza nkwereke n'uru rugi rwayo. Hano hari urugi ruyikinze, n'urugi rwiza rw'urubaho runini rugari, urugi rugaragara neza cyane. Warubonye narwo. Noneho twinjiremo imbere. Saro wayibonye,
ni nini, irahagije pe. Wevayo usure urebe hano inzu idahenze, urabona ko isa neza. Aha hejuru harimo parafo ya gypsum igaragara neza cyane uko ubibona. Ni season yo kubereka amazu muri ubu buryo nshaka tuzatubana. Ni content nshyashya twazanye yo kujya tugenda tubereka inzu neza, buri kantu kose kayigize utekereza waza gusura ku buryo ugasanga biruzuye. Hano hari TV stand nayo isa neza igaragara neza, amarangi agiye arimo ni sawa. Ndumva salo mu bice byose, mu nguni zose, yaba ari aha hejuru, yaba ari uko igaragara, yaba ari ubunini bwayo, yaba ari aya makaro arimo hano hasi, byose ndumva mbikweretse neza. Salo urayibonye neza. Reka dukomezanye kuri salle à manger. Ifite hano hariho urubaho rutandukanye salle à manger na salo, ariko ifite salle à manger nini. Ndabikubwiye, iyi salle à manger nini kandi irahagije. Reba ubunini bwa salle à manger, irimo parafo nziza, irasa neza rwose nk'uko ubibona. Ni salle à manger ngari igaragara neza, idirishya ryiza, umva perfect kabisa. Aha niho dusanga aho gukarabira mu gihe umaze kurya. Ariko pe iyi etage ni nziza, iyi etage ni nziza, nini ngari, miliyoni 250. Umva, sinzi ikintu cyatuma utaza kugura ino nzu, ishyizwe kuri promosiyo. Aha rero noneho ikahagira igikoni gitangaje. Nta nzu irusha iyi ngiyi y'igikoni cyiza kandi kinini. Reba ubunini, reba utubati turimo ni twinshi, turahagije. Guturuka hejuru hose urabona ko ari inzu nziza. Igikoni urakibonye, ni cyiza mu bice byose. Ahangaha naho kogereza, ahangaha ni umwanya wa firigo. Kwiziniyeri nayo iteganyijwe kuzajya. Ni igikoni kigari ku buryo umuntu aramutse ari guteka rwose kirisanzuye. Igikoni turakirebanye neza. Reka duterere akajisho mu gikari. Igikari ndahera kuri uyu mwanya wose w'igikari urapavomye, hose harimo amakaro. Guhera hano gutambika kugera hariya hepfo hose harimo amakaro. Ariko ubwo ni igikari kirimo ibice. Iyi ngiyi ni inzu y'umukozi, iyi ngiyi ni toilette yo hanze, iyi ngiyi ni inzu y'umukozi, iyi ngiyi ikaba toilette, ikaba stock, iki ngiki kikaba igikoni cyo hanze. Ahangaha hakaba toilette imwe yo hanze, ikigega nacyo ngicyo uri kukibona kirahari. Urabona ko ari ibintu bimeze neza. Igikari turakirebye, igikoni twakibonye n'ibindi bice. Reka turebe noneho n'ibyumba ifite. Duhereye ku cyumba, ifiteho na ofisi, ikagira n'amasaro abiri. Umva iyi nzu ni nini kandi ni nziza pe. Nimba ushaka kugura inzu, nimero yacu ni 0783300250. Iyo mvuze ngo 83 bandi gusobanura ngo ni 0788300250. Iki cyumba rero turimo hano ushobora kugikoresha nka ofisi cyangwa ukagikoresha nk'icyumba, byaterwa n'uko ubishaka. Kubibona ko ahangaha hari umuryango usohoka uburyo ushobora kujya hano kuri ofisi. Ahangaha ukaba wahakoresha nka terase yo kuri ofisi. Kuko urabona hano hari umuryango usohoka gutya, ushobora kuhakoresha nka ofisi. Ni inzu iteguye, ni inzu yujuje ibintu byose nshobora kukubwira yuko waba uhashye imari. Iki cyumba rero cya mbere kiriho ofisi, gifitemo na douche. Hano gifitemo na douche. Buri cyumba cyose uko ari ibyumba 5 kigiye gifitemo douche yacyo. Gifitemo amadushe meza, arimo amakaro meza agaragara neza. Ku muntu uzi iby'inzu, ubu ngubu we yakabaye yamaze kubona yuko ari inzu nziza. Uko imeze rwose ni sawa. Inzugi zirimo, reba epeseri runo rubaho rufite. Ndakubwiye ngo 250,000.
tebuka udacikanwa n'iyi poromosiyo ibibonetse. Mbere yo kujya mu bindi byumba hano by'abashyitsi, reka dukomereze hano noneho mbereke bwa bwiherero umuntu uri kuri salo ashobora gukoresha. Uvuga ngo umuntu uri muri salo ntabwo ajya mu byumba, ahubwo bafite hano ubu bwiherero ashobora kuba yakoresha. Hano hari aho gukarabira, abantu bari kuri salo bashobora gukarabira. Ni inzu ikase neza ku buryo nta bintu bigenda bigongana. Aya mayesikariye ajya hejuru, ndaje nayo tuyazamukana, ariko iyi nzu ni nziza. Aha hasi rero turahasanga ikindi cyumba ushobora guha nk'abashyitsi, nacyo icyumba kinini gifiteho hari terase nini yisanzuye, kirimo garde-robe. Buri cyumba cyose kirimo garde-robe. Kiriya mvuyemo, impamvu tutagishyizemo garde-robe nuko dutekereza ko hari igihe umuntu ashobora kuba yagikoresha nka ofisi. Urumva garde-robe ntabwo ari ngombwa. Ibyumba binini byisanzuye, hajyamo igitanda cya 2x2, amarangi meza, hano bikagenda bigiraho amaterase hanze. Umva, miliyoni 250. iyi nzu ni imari, ntabwo ari amakabya nkuru y'abakomisiyoneri. Dore dushe y'iki cyumba, urabona ko ari dushe nziza iriho ibirahure, dushe igaragara neza, urabona ko ari sawa, shawa nziza, amakaro meza, tuwarete nziza. Buri kintu cyose kirimo hano kiragaragara neza. Ku muntu waba uzi iby'inzu, ntabwo ukwiriye gutekereza kabiri waza tukakugurisha iyi nzu. Ubwo kandi simbatindira, ubwo turazamutse hejuru. Reka mvuge kuri aya mayesikariye yoroshye kuzamukaho, amayesikariye akoze neza. Niba uri umwenjeniyeri uzi iby'inzu, aya mayesikariye genda uyareba, kandi ugafiteho protection ku buryo n'umwana yakurira nta kibazo ashobora kugira. Ariko hano kuri hejuru y'amayesikariye naho hagiye hariho amatara meza, hagiye hariho amarangi meza, protection nziza z'ibyuma. Rwose urabona ko ni ibintu bigaragara neza. Iyi nzu rero kuri njyewe pe wayibonye ni imari idakwiriye kugucika nimba ukeneye kugura inzu. Irimo ibikoresho byiza, reba nk'iri tara. Ukizamuka hano hejuru uhita ugera muri salo yo hejuru. Reba ino salo kungana. Iyi ni salo yo hejuru. Wow, salo nini yisanzuye, salo igaragara neza cyane. Urabona ko ari salo. Iyi salo nayo urabona ko ari nziza kandi ari ngari. Iyi ni salo ya kabiri yo hejuru. Aha turahasanga ibyumba bibiri. Icyumba cya mbere ni iki duhingukiraho, ifite ibyumba binini pe. Umuntu washakaga inzu yisanzuye, garde-robe zirimo, ariko umuntu washakaga inzu yisanzuye, ino nzu yubatse mu kibanza kinini, irimo amarangi meza, irimo parafo nziza. Ibi byumba byayo ni binini. Niba uzi umuntu ukeneye inzu, mubwira azasure ino nzu ishyizwe kuri poromosiyo adacikanwa. Buri cyumba cyose kirimo dushe yacyo na tuwarete yacyo. Nyine urumva buri cyumba cyose kirihariye, kirimo dushe nziza, shawa nziza. Ibaze nawe miliyoni 250 uregukana iyi mari y'inzu yubatse ahantu heza ku muhanda wa kaburimbo, iri ku giciro cyiza kandi inzu yisanzuye. Reba ubunini, reba uko ingana. Reba nk'iki cyumba, ntabwo ari chambre principale, oya, iyi nzu ni nini pe. Miliyoni 250 wazizanye tukaguha imari. Kandi ubwo iki cyumba gifiteho hano na terase yacyo. Hanga hariho terase yacyo, ariko na quartier irimo urabona ko ari quartier nziza cyane. Terase nini ushobora kwicaraho yisanzuye. Iki cyumba nacyo wibuke ko gifitemo dushe na toilette, nayo nziza igaragara neza. Dushe na toilette birimo ibikoresho byiza bigaragara neza rwose. Miliyoni 250. Iyi nzu ikeneye cash, zizane duhite tuguha imari y'inzu. Ibyumba amaze kubikwereka bisanzwe, noneho bana nanjye tujye muri chambre principale urebe ubunini bwa chambre principale. Hano reba ukuntu ingana, wagira ngo ni salo. Iyi chambre principale ndakubwiye ngo ni nini, irisanzuye mu buryo bwose. Reba ukuntu ingana.
reba parafo iri muri iyi shambure principale. Mu nguni zose iyi shambure principale ni sawa cyane, iriho idirishya rinini ryiza bigaragara neza. None iyi shambure principale ikagiraho hano na terase nini, aho uba ufite viyo nziza. Reba viyo, terase ngari izenguruka ikagera hariya hose. Urabona ko ari terase nziza, n'ayandi ma design agiye ariho hano uri kuyabona. Noneho rero ukinjira ukiva kuri iyi chambre principale, hano ho kuryama, reka mbereke urwambariro, mbereke na douche y'iyi chambre principale. Reba, uru ni urwambariro. Hariya tuvuye muri chambre principale ni ahantu ho kuryama gusa. Amagariderobe meza agaragara neza, uri kubibona. Hanyuma aha niho dusanga douche. Reba douche hano, miliyoni 250. Reba igikoresho hano, reba ibikoresho birimo muri iyi nzu ya miliyoni 250 zonyine. Etage iri ku muhanda wa kaburimbo, igizwe n'ibyumba 5. Ese muri Ruhima Riyo Estate hari ikintu mwaturanye? Wowe sharinga iyi video ku muntu waba ukeneye kugura inzu wuzi, kuko iyi ni imari iboneka gake cyane. Nimero yacu ni 0783300250. uze tukugurisha inzu nziza iri hano i Kanombe, hafi yo ku bitaro ku muhanda wa kaburimbo, miliyoni 250. Iyi ni imari, duhamagare.